Ibyo babivuze nyuma yo kwemeza mu buryo budasubirwaho imikoranire y'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF mu mushinga wo guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Muri icyo gikorwa guverinoma y'u Rwanda izakoresha amakayi yabo ka miliyoni 320 z'amadolari y'Amerika, ayasaga miliyari 330 na miliyoni 627 z'amafaranga y'u Rwanda. Aya ariyongera ku yandi madeni u Rwanda rwafashe mu bihe bitandukanye, ariko yazamutse cyane mu bihe ubukungu bwatangiye gukubitwa hasi na COVID-19 busongwa n'ingaruka z'intambara y'Uburusiya kuri Ukraine. Haimanot Sofera wari uyoboye itsinda ry'intumwa za IMF zimaze iminsi 10 mu Rwanda yavuze ko u Rwanda rucunga neza amadeni y'amahanga rwasabye. Rwanda has a debt level and when you look at around the region countries that have urebye mu karere u Rwanda rurimo nirwo rufite amadeni make ndetse ni narwo rudafite ibyago byinshi byo kuremererwa n'amadeni y'amahanga. Ibyo biterwa nuko bafite uburyo buhamye bwo kuyacunga, ariko nubwo tuvuga ko ayo madeni adakabije twabonye ko hakiri mu tubazo, ariko twumvikanye na Beneri ndetse na Minecofine uburyo ibyo nabyo byakemuka. Both with BNR and Minecofine are actually focused on even strengthening those buffers. Nubwo bimeze bityo COVID-19 n'intambara y'Uburusiya kuri Ukraine ikomeje gutuma ibihugu bisaba inguzanyo nyinshi, bikarenzaho no gutakamba bisaba ko byasonerwa kugira ngo bitarunduka. Ariko ku ruhande rw'u Rwanda, Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi iremeza ko bitwararika ndetse ngo bagiye gushyira n'imbaraga mu buryo bwo kuyabyaza umusaruro ku buryo ubwishyu bwawe buzajya buva ku nyungu zikomoka ku bikorwa by'iterambere izo nguzanyo zashowemo. Dr. Uzeri Ndagijimana niwe Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi. Oya, nubwo gukenera amafaranga bigenda byiyongera, ariko agenda ashakwa mu buryo bwitondewe ku buryo bitarenga ubushobozi bw'igihugu bwo kwishyura nk'uko byakozwe mu bihe byashize, ni nako bizakomeza. Ikindi wavuze ku mishinga dushyiramo amafaranga y'inguzanyo igomba gucungwa neza, nibyo hari ingamba nyinshi zafashwe mu kurushaho kwihutisha imishinga no kwicunga neza kugira ngo igere ku ntego zayo, n'aya mafaranga mu by'ukuri azishyurwe mu nyungu zikomoka ku ishoramari leta iba yarakoze. Ibiro bikomeza gushyirwamo imbaraga, kandi iyo urebye ishusho y'uko imishinga muri rusange iba mu bikorwa, nubwo haba ikibazo mu mishinga imwe n'imwe, ariko muri rusange nubikenera tuzakora raporo yacu ya buri gihembwe imishinga myinshi ikora neza kandi ikora ku gihe. Nubwo imibare igaragaza ko 70% by'umusaruro w'u Rwanda ugizwe n'inguzanyo z'amahanga, Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda John Rwangombwa aremeza ko bitaragira ku rwego rwo gutakarizwa icyizere n'abaterankunga. Ni ukuvuga ngo igihugu kiremerwa n'umwenda iyo kidashobora kwishyura, kigomba kwishyura buri mwaka, icyo twita debt service. Ibyo rero bagereranya amafaranga ugomba kwishyura buri mwaka n'ayo ukura mu misoro y'igihugu cyawe. Iyo turebye ntuza ya amafaranga tugomba kwishyura buri mwaka ugereranyije n'imisoro twakira, ubundi ntugomba kurenza 23%. Iyo urengeje 23% ugeze ahantu uremerewe n'umwenda ugiye mu cyo twita debt distress. Twebwe u Rwanda iyo urebye uyu mwaka 2022 tuzaba turi kuri 14.5%. Umwaka utaha biziyongera gato kubera hari amafaranga yasigaye ya Eurobond yo muri 2013 izamuka igere kuri 30%, ariko yo namara kuvamo 2024 bizaba biri kuri 12.2%. Ubwo ni debt service to revenue ratio. Wafata debt service to export ugereranyije ayo tugomba kwishyura nayo tubona mu byo twohereza mu mahanga, nabyo bivuga yuko iyo ugeze kuri 21% ubutangiye uburemerewe n'umwenda. Twebwe u Rwanda muri 2022 turi kuri 11% ugereranyije na 21%. So mu mwaka utaha kubera yandi navuze bizazamuka bijya kuri 20, ariko muri 2024 bisubira ku 8.8%. So ni imibare biri gusa nkoresheje kwa imibare y'ubwoko bune ikoreshwa mu kureba ko igihugu kiremewe n'imyenda cyangwa kitaremerewe. Ibi rero nibyo nabo bashingira kugaragaza ko u Rwanda nta kibazo dufite cyo kuba turemerewe n'uyu mwenda kuko imibare ibyerekana. Kugeza uyu munsi nta mibare irashyirwa ahagaragara yerekana imbumbe y'inguzanyo z'amahanga u Rwanda rufite, uko zikoreshwa, uko zishyurwa ndetse n'inyungu zimaze gutanga ku bukungu bw'u Rwanda. Icyakora guverinoma y'u Rwanda iremeza ko zihagaze neza kandi ngo zinafite n'uruhare rukomeye ku izamuka ry'ubukungu bw'u Rwanda. David Nzabonimpa, TV 10.